Ndagushuje nshuti muvandimwe, tugiye gufatanya muri iki cyigisho cya 8 kivuga ngo intwari zo kwizera. Yosuwa na Kalebu. Ni icyigisho cya 8. Gifite icyo kwibukwa kivuga ngo mwibuka babayoboraga kera bakababwira ijambo ry'Imana. Muzirikane iherezo ry'ingeso zabo, mwigane kwizera kwabo. Kiboneka mu Baheburayo igice cya 13 umurongo wa 7. Igihe nari mu rugo rw'abaturanyi, umwana yakoze ikosa. Nuko nyina niko kumucyaha. Aramubwira ati ntukongere gukora iri kosa ukundi. Umwana yazabiranyijwe n'uburakari, nuko niko gusubiza nyina ati urimbwa koko nk'uko papa yabivuze. Mbese n'ababyeyi bangahe bigeze bahagarikwa imitima no kubona abana babo bigana ingeso zabo mbi aho kwigana ingeso zabo nziza. Buri mubyeyi wese azi neza yuko umwana yigira ku rugero ahabwa. Mbese siko biri? Ariko igitangaje nuko buri muntu wese bimwihutira gukora ikibi aho gukora icyiza. Igihe Pawulo yandikiraga Abaroma mu gice cya 7 umurongo wa 15, yaragize ati kuko ibyo nshaka atari byo nkora, ahubwo ibyo nanga akaba ari byo nkora. Guhera abantu bakivuka bafata ishusho ivuye mu mbaraga z'urugero bahabwa. Ibintu byinshi by'ibanze dukora mu buzima nko kuvuga, kugendesha amaguru, gukora, kugaragaza amarangamutima, ibyo byose n'ibindi ni ibintu twigana ku bantu batwegereye cyane. Mbese utekereza yuko ibyitegererezo bikeneye abana gusa? Hoya pe! Natwe abantu bakuru dukeneye ibyitegererezo. Nubwo inshuro nyinshi duhengamira ku kibi, ariko dufite ibindi byitegererezo byagiye bigaragaza yuko gukora icyiza bishoboka. Dushobora kureberaho imico yabo, tukareberaho imigendere yabo, uko bizeye Imana nuko bahamije Imana, maze natwe tugaherako tugatera ikirenge mu cyabo. Muri ibyo byitegererezo byiza, muri iki cyigisho turibanda kuri Yosuwa na Kalebu. Mbese aba bagabo ni bantu ki? Kalebu ni izina rifite inkomoko ku ijambo ry'Igiheburayo Kalebu, rishatse gusobanura imbwa. Inshuro nyinshi mu isezerano rya kera ntiryakoreshwaga mu buryo bwiza. Ariko igitangaje nuko ijambo Kalebu mu nzandiko no mu ndirimbo byo hanze ya Bibiliya byerekana umugaragu w'intwari udatezuka kandi akaba indahemuka kuri shebuja. Muri iki cyerekezo, Kalebu yabaye indahemuka ku izina rye. Agaragaza mu mibereho ye yose kumvira Uwiteka atajegajega. Kalebu yemeye guhamya izina ry'Uwiteka ndetse n'ubushobozi bw'imbere y'Abisiraheli, maze Uwiteka amenyekanisha izina rye mu isi yose. Niba nawe witwa Kalebu, ndagushuhuje cyane. Mbese ni kangahe ujya wumva amazina nka Shamuwa, Shafati, Igalu, Paluti, Gadiyeli ndetse n'ayandi y'abatasi 10 babaye ibigwari? Nta mpamvu n'imwe ifatika ihari yo kubibuka, kuko nta cyitegererezo cyiza batanze dukwiriye kwigiraho. Iyo dusomye mu gitabo cyo kubara igice cya 13 umurongo wa 30, haravuga hati Kalebu ahoreza abantu imbere ya Mose ati tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha rwose kuhatsinda. Igihe abatasi 10 bari bamaze guca intege kwizera kw'Abisiraheli bose, igihe ibyiringiro by'Abisiraheli byose byari bimaze kuyoyoka, Kalebu yateye hejuru abatera imbaraga n'ibyiringiro ati tuzamuke nonaha tuhahindure kuko tubasha kuhatsinda rwose. Byagaragazaga kwizera, bikagaragaza ibyiringiro yari afitiye Uwiteka, kuko yari yaramaze kumenya imirimo n'imigambi y'Uwiteka ifitiye Abisiraheli. Mu kwizera kwa Kalebu yashatse kugaragariza Abisiraheli bose ukuri, nubwo hari abamurwanyaga ndetse bakaba barashoboraga no kumwica. Guhamya ukuri si ikintu cyoroshye. Mbese uratekereza gute kuvuguruza bagenzi bawe b'abayobozi 10 uhamya ibitandukanye n'ibyabo? Inkuru Kalebu yazanye yari ishingiye ku byo yemezwa n'umutima we. Kubwo kuyoborwa n'Imana no gufashwa nayo, Abisiraheli bari kwigarura icyo gihugu. Ariko kubwo kunangira imitima yabo, abakuze bose baguye mu butayu. Uwiteka niwe wenyine wihamirije yuko Yosuwa na Kalebu bazagera mu gihugu cy'isezerano. Imyaka 40 yose y'uruzerero yarashize. Abisiraheli bari baragomeye Uwiteka, bari barengeje imyaka 20, bose baguye mu butayu ureka Yosuwa na Kalebu. Yosuwa na Kalebu muri icyo gihe cyose ntibigeze bitotombera Uwiteka.
ahubwo bifuzaga gusorezwa kw'isezerano bategereje bihanganye kuko bari bakizeye Uwiteka. Kandi koko ryarasohoye. Igihe batangiraga kurikozaho imitwe y'intoki batangiye kwambuka Yorodani, byashimishije Yosuwa na Kalebu. Ariko ntibyari ibyo gusa, kuko Yosuwa na Kalebu bari bagifite umuhati, ishyaka, kwizera ndetse n'ubupfura buranga abana b'Imana. Iyo dusomye muri Yosuwa igice cya 14 umurongo wa 6, tuhabona noneho isezerano risohora rya Kalebu. Turasoma duhereye ku murongo wa 7 w'igice cya 14. Haragira hati: icyo gihe nari maze imyaka 40, twari tukiri Kadeshi y'i Barineya, Mose umugaragu w'Uwiteka antuma kujya gutata igihugu. Bukeye ngarutse muhamiriza ibyo nari nabonye n'umutima utabeshya. Ariko bene data twajyanye bahisha imitima y'abantu ubwoba, njyeweho nomatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Maze uwo munsi Mose ararahira ati: nukuri igihugu wakandagiyemo kizaba gakondo yawe n'iy'abana bawe iteka ryose, kuko womatanye n'Uwiteka Imana yanjye rwose. Nuko Kalebu arongera avuga ati: kandi dore Uwiteka yatumye mari imyaka 45 nk'uko yavuze, uhereye igihe Uwiteka yabwiriye Mose Abisiraheli bakizerera mu butayu. None dore uyu munsi nkikije imyaka 85. Iyo dutarutse ku murongo wa 12 naho haravuga ati: none umusozi Uwiteka yavuze urya munsi. Icyo gihe wumvaga ko Abanaki bari bahari, kandi ko hariho imidugudu minini igoswe n'inkike z'amabuye. None ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye, mbirukane nk'uko Uwiteka yavuze. Iyo dusesenguye iby'iri somo, tubona Kalebu nk'umusaza mu bigaragara by'umubiri, ariko ari umusore mu bijyanye no kwizera. Kalebu yujuje umutima we gukurikira Uwiteka. Kalebu ntiyapfuye kwaka ku musozi Heburoni. Mbese niye mpamvu Kalebu yatumye yaka ku musozi Heburoni ho gakondo? Hari impamvu nyinshi zari gutuma Kalebu ataka ku musozi Heburoni. Ku musozi Heburoni hari ahantu hatera cyane ugereranyije n'ahandi. Ntago hari amasaziro meza ku musaza wari ugeze mu myaka 85. Indi mpamvu ikomeye, ku musozi Heburoni niho hari hatuye Abanaki. Ba bagabo banini abatasi 10 bari baratinye, bya bihome by'imidugudu niho byari byubatse. Ariko Kalebu kuko yari akizeye Uwiteka, yaragize ati: ahari aho Uwiteka azaba ari kumwe nanjye. Ntago Kalebu yashidikanyaga yuko Uwiteka azaba ari kumwe nawe, ahubwo yari akizeye yuko Uwiteka azaba ari kumwe nawe igihe azaba agiye kuhatera. Ibitandukanye n'ibyo, hari impamvu nyamukuru zatumaga Kalebu yaka aha hantu ho gakondo. Uretse ko hari ahantu h'amateka ku Bisiraheli, kuko Aburahamu na Isaka bahatuye ndetse bakanahahambwa, ibyo ntibyari bihagije gusa kahasaba, ahubwo mu myaka 85 y'ubusaza, ahantu Abisiraheli bari baratinya ari abasore, ubwe yashatse kugaragaza yuko Uwiteka ubwe ari we wirwanira intambara. Aho abatasi batinya ari abasore, ubwe wari ugeze mu zabukuru, yatinyutse kuzamuka arahatera ndetse arahigarurira. Ibi ngibi byabaye ibisubizamo intege Abisiraheli. Atari ibyo gusa, ahubwo yanabishuje amakuru y'abatasi bari barazanye, yatumye Abisiraheli barimbukira mu butayu. Atari ibyo gusa, ahubwo yashyize hejuru izina ry'Uwiteka, kuko ari we nyiringabo kandi washoboraga gutuma Abisiraheli batsinda. Nubwo twibanze kuri Kalebu gusa, ariko n'ibya Yosuwa nabyo ntitwabivuga ngo tubirangize. Yosuwa yatangiye gukorera Uwiteka akiri mutoya. Yabaye umufasha wa Mose igihe kirekire. Ndetse igihe ihema ry'ibonaniro ryimurwaga mu Bisiraheli, tubona Yosuwa ari umwe wabaga muri iryo hema ry'ibonaniro. Kubwo kwegera Uwiteka no kubana n'Uwiteka igihe kirekire, Yosuwa kwizera kwe kwarakomeye. Si ibyo gusa ko Yosuwa yari icyitegerezo mu gihe cy'ubusore bwe, ahubwo n'igihe cy'ubusaza bwe niko byari bimeze. Tubona Yosuwa nk'umuyobozi, ariko ufite indangagaciro za kibyeyi. Icyari kimuraje inshinga si ukubona ubutaka bwiza kurusha ubw'abandi Bisiraheli, ahubwo icyari kimuraje inshinga ni uko Abisiraheli bose babona gakondo. Iyo dusomye muri Yosuwa igice cya 19 umurongo wa 49, haravuga hati: nuko barangiza kugabanya igihugu mo bakurikije ingabano zacyo,
kandi Abisiraheli baha Yosuwa mwene Nuni gakondo hagati muri bo. Hari impamvu zitandukanye zatumye Yosuwa iyi gakondo ayakira kandi akayishimira. Aha hantu hari hegereye Shilo, ahari ubuturo bwera bw'Uwiteka. Ibi byagaragazaga yuko Yosuwa nubwo yarageze mu gihe cy'izabukuru ntiyari yitaye ku bindi bintu, ahubwo yari yitaye ku kintu cyamwegereza Uwiteka. Mbese ni kangahe twebwe twifuza ibintu birenze, bigaragarira amaso ko ari byiza kandi bikagaragara yuko ari iby'igiciro n'iby'igikundiro, ariko tubizi neza yuko bidutanya n'Uwiteka. Yosuwa nk'umuyobozi mukuru mu Bisiraheli, iyo asaba gakondo nziza kandi ibereye ijisho ntiyari kuyimwa. Nyamara Yosuwa yahisemo kubaho imibereho yoroheje, ishimikiriye ku kugira nyambere ku kirusha ibindi agaciro. Umunyezaburi we yarebye ibi ngibi aravuga ati, icyo nsaba Uwiteka ni kimwe, n'icyo nzajya nshaka ni ukuba mu nzu y'Uwiteka iminsi yose nkiriho, nkareba ubwiza bw'Uwiteka, nkitegereza urusengero rwe. Nk'uko biboneka muri Zaburi ya 27 umurongo wa 4. Igihe Ellen G. White yavugaga ku kamaro ko kwitegereza imico ya Yesu, yaragize ati, iyo turebye Yesu turushaho kubona Imana neza no mu buryo bugaragara, kandi kubwo kumwitegereza turahinduka. Ineza no gukunda bagenzi bacu bikatubera umuco karemano. Tugira imico ihwanye n'iy'Imana. Gukura dusa nayo bituma twongera kumenya ubushobozi bwo kumenya Imana biruseho. Turushaho kugira umushyikirano n'abo mu ijuru, maze tugahora twagura ubushobozi bwo kwakira ubutunzi bw'ubumenyi n'ubwenge bw'iteka ryose. Nk'uko biboneka mu gitabo cyitwa Imigani ya Kristo kuri paji ya 217. Abantu benshi tugira ibyitegerezo ab'isi, ndetse tugashaka gufata imico n'imimerere nk'iyabo kubera umuryango mugari ubidusunikiramo. Nyamara icyo Uwiteka dusaba gitandukanye n'ibyo cyane. Aradusaba ati, munyigane kandi munyigireho nk'uko umugaragu yigira kuri shebuja. Nshuti muvandimwe, icyo nkwifuriza ni ukugira imibereho isa n'iya Yesu, maze ubwo azaza mukazibanira. Reka dusenge. Uwiteka ushobora byose, ni wowe ushobora byose kandi ni wowe ushobora guhindura imitima yacu twese. Reka umutima wacu n'imibereho yacu bibe bigengwa nawe, tukwigireho, ni mu izina rya Yesu. Amen.